shaka da ni fresh musaza nisonya kwa nyana y'imbwa ariko boss ako kantu ubucanzemo ko kunuka nagaba ari sawa aho byo tubyihore mufitiye utwenda twiza uduhaka n'utudahaka udutera amagi n'udukamwa rwose wakicagurira nawe gakamirwa amashunushunu wishwe na bwaki inyere sisigaye ikamwa ngira ibyaye ku gashati igicuro cyako ibindi bivemo boss aka gashati urakabona rwose ni sawa urakabona ni gashyashya rwose niyo tayi yawe kakubera rwose ni 2025 urakabona boss akirobwo nawe irebe tumba fuwe warasaze 2020 byose ku gashati kameze gutya ndagukoma imidese kandi urayibika boss aya mafaranga rwose nawe ni makeya uzikaterimo n'icyayi basi nko makenze oya ibyo aribyo nyine bishoboka na gato ngenda gukomenyeza inkende se n'iki boss uvuze igihumbi we pumba boss mereza ishati yanjye kuko ngo yo ntago nayo ariko boss uba wongeyeho makeya kuko kano gashati urabona kuko ni keza cyane kakuri gusa no muri urwo ruda rwawe rumeze neza nk'akabindi k'abarozi cyangwa se kagasimba ngo ni nyamaturi Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I keep hustling, you keep struggling. kibuno uzabara yaso hola iyi ni MiRABYO Studio nizere ko iyi video yagushimishije kora subscribe like share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kubana ciao